Twongeye kubasuhuza abakurikiye Hirwa TV, tubaha ikaze. Nongeye gushima Imana yongeye kutugirira neza, tukongera tukabonana. Imana yo mu ijuru nishimwe. Ninjye wa mama rero wongeye kubakumbura, nongeye kugaruka ngo tuvuge ku neza y'Imana. Wa mama wasabwe kabiri, agakobwa kabiri n'umugabo umwe. Imana yo mu ijuru ikomeje kungirira neza kandi ikomeje kumpa imbaraga zo kuvuga ku mahoro itanga. Imana itanga amahoro. Ushobora kuba uyu munsi uyabuze, ushobora kuba uyu munsi imiryango wavutsemo yiburiyemo amahoro, imiryango washatsemo yiburiyemo amahoro, ariko Imana itanga amahoro kandi Imana itanga ubuzima, Imana itanga kubaho. Rero ubwo duherukana nari ndimo mbabwira uburyo Imana yangiriye neza, ndimo mbabwira uburyo Imana yampaye amahoro, ndimo mbabwira uburyo Imana yankoreye ubukwe. Rero iracyakomeje kungirira neza, iracyakomeje kumpa imbaraga kandi iracyakomeje kumbwira ngo nimbwira abantu bahumure kandi bikomeze ku Mana kandi bakiranuke, ikindi bizere. Haleluya. Nabonye Imana rero ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete, abo ngabo barayibona. Mureke dushakane Imana umwete kandi dukiranuka, ikindi twizeye ko ishobora byose. Igira neza bugacya bukira rero, kandi ni Imana idahinduka. Abantu barahinduka, umwana wabyaye yahinduka, umugabo washatse yahinduka, imiryango washatsemo yahinduka, ababyeyi bakubyaye bahinduka, inshuti zahinduka, ariko nabonye Imana idahinduka. Uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri, uko yitwaga kera na n'uyu munsi niko yitwa. Ni rubasha rero, ibasha ibyo abantu batashobora, ibyo amafaranga atabashije, iby'ubutunzi butabashije, iby'imiryango itabashije, mbese ibyo utahamagara inshuti ngo zibashe, Imana irabibashije kandi irabishoboye. Rero nagira ngo dusenge Imana, nitumara gusenga Imana tuvugane ku ijambo ry'Imana. Mwami Imana turagushimye, ikindi turaguhimbaje. Tugushimiye kugira neza bugacya bukira, tugushimiye kuri Imana yacu tuba hafi buri munsi, tugushimiye ko waturinze, icyubahiro no gukomera n'ibyawe. Twongeye guhura n'abavandimwe kuri iyi kamera rero, kandi nizere yuko wabarinze natwe ukaturinda, izina ryawe nirihimbazwe. Wahize ibiduhiga kandi byaduhize ntago byanesheje ku buzima bwacu, kuko wari utubereye ku rugamba. Warakoze rero ngo akomeze ubane natwe kandi udushyigikire, uhumurize imitima ibabaye kandi urenganura abarenganira ubusa, kuko mbikuziho neza cyane. Uri Imana ikora bikaba kandi wasubiza bikamenyekana. Urakoze, urakarama, icyubahiro no gukomera ni bibi byawe. Amen. Nongeye gushimira rero abantu baduteze amatwi, nongeye gushimira abakunzi bacu, abayobozi b'iyi kamera Bohoka Hirwa TV. Bohoka impamvu nyivuze nayo ndayikunda nyibaho, ariko ndabashimiye kuko baduhaye ikaze. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Baba bahatubereye, baba bahababereye, kandi baba bifuriza ibyiza, kandi baba bifuriza ko muba mu buntu bw'Imana. Niyo mpamvu natwe baba batwakiriye. Rero Imana yo mu ijuru ishimwe. Ushobora kuba ufite uburwayi bwakurembeje, ushobora kuba wumva ufite intimba ku mutima, ibyo byose Yesu arabishobora. Ushobora kuba warivuje bikanga, ushobora kuba warariye imiti ukumva ntibyemera, ariko muri Yesu biremera. Imana ishobora byose. Nabonye Imana itanga ubuzima, nabonye Imana ikiza indwara zitandukanye, nabonye Imana ishobora ibintu byose, nabonye Imana irinda. Kuba uyu munsi uriho si kubwo imbaraga zawe, si kubwo impuhwe za Satani, ahubwo ni kubwo impuhwe z'Imana. Imana ishimwe rero. Mperutse kubona inkoko ndayitegereza. Imana yo mu ijuru ishimwe. Inkoko impakigisha. Inkoko iyo inyweye amazi ntago burya inkoko ikurura. Inkoko icuri mu mazi ntibiri bukurure, nta mwuka ibifite cyangwa ururimi ngo ufate igira ikurure, oya, ahubwo irasoma utuguyemo
iti shima Imana ikararama ngo nutunda tugushimiye Mana. Ese we ntacyo wumva washimira Imana? Ese kuba uyu munsi ugenda bigakunda nuko amaguru yawe Satani atayasabye? Ese umugongo wawe suko Satani atawusabye? Ariko shimira Imana aho ugeze uyu munsi, uvuga uti Imana nibi ndabigushimiye. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi mba numva nahora mvuga ineza y'Imana, mba numva ubuzima bwanjye bwose ari Imana, mba numva kuba naramutse mbikesha Imana, mba numva kuba niriwe nabwo mbikesha Imana, kuko hari biba byampiza amanywa ariko ntibineshe ku buzima bwanjye. Nawe rero hari biba byaguhiza amanywa ariko ntibineshe ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Hari biba byaguhize mu ijoro ariko ntibineshe ku buzima bwawe, kuko dufite ingabo nini n'intoya biturinda kandi bifite imbaraga. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Ushobora kuryama ukagirirwa nabi na Satani, ariko kuko uba ufite ingabo zikomeye cyane, Imana iba yahatubereye. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Ndanezerewe rero, nejejwe n'Imana mu mutima, nejejwe n'Imana ko twongeye kubonana. Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Mfite ijambo rero ririmo kumfasha ku mutima, riri mu byakozwe n'intumwa. Reka turirebe mu byakozwe n'intumwa ibice 14, bice 14, bice 14 ku murongo waho wa 13. Hari ijambo nkunda cyane ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Haleluya. Nagarejo cyangwa ejo bundi, ahubwo n'uyu munsi, ngo kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Murongo wa 14, ngo Uwiteka ari bubarwanirire namwe nimwicecekere. Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo Mose ni Mose mu gihe cye, ariko ni wowe urimo kubwirwa uyu munsi. Uwiteka ari kukubwira ngo witinya, ngo kandi ngo abanyegiputa wabonye uyu munsi, Haleluya, ngo ntago uzongera ngo kubabona ukundi, ngo kubera yuko Uwiteka ari bukurwanirire. Nawe icyo urimo gusaba ni uguceceka mu kigeragezo. Reka gusakuza mu kigeragezo, reka kwiha rubanda mu kigeragezo. Cecekera Uwiteka. Uwiteka arakumva. Abantu bakumva bakagushungera cyangwa se ntibakwiteho, ariko Imana yo mu ijuru nikumva irakwitaho. Reka nkubwire, yumvishije umupfakazi, yumva gutaka k'umupfakazi ubwo umwishyuza yaramurembeje, arangije yinjira mu cyumba cy'inzu ye, ariko yibuka ko hari umuhanuzi yagiriraho umugisha. Aragenda aramwegera aramubwira ati muntu w'Imana, nayobewe kandi rwose umugabo wanjye yabagiriyeho umugisha, none dore umwishyuza yaje, umugabo wanjye yitabye Imana, umwishyuza amereye nabi, harimo aranyishyuza ndetse ambwiye ngo nimba nta bwishyu mfite ngo nimuha abana banjye ngo bagende bajye kwishyura, agende bagwatire, nanjye subu mbigenze. Aramubwira tumva nkubwire mama, ufite iki Imana yaheraho? Aramubwira ati nta na kimwe mfite, cyakora mfite utuvuta dukeya. Utwo tuvuta dukeya rero nitwo nifitiye gusa, ubundi nta kindi mfite. Arangije aramubwira, haleluya, aramubwira tumva ati genda winjire mu nzu yawe, mu cyumba cy'inzu yawe, wegeke umuryango winjira n'abana bawe, nurangiza ushaka ibibindi biri mu busa, ushaka ibidomoro biri mu busa, ufata utu tuvuta dukeya ufite, ugenda usukamo bukeya, icyuzi utereka hariya, byose ubyuzuze. Umumama ati na hanyuma mbigenze ne? Ati hanyuma nibyuzura ugende wishyura babukwishyuza, ibindi ugurishe bigutungane n'abana bawe. Imana ishimwe. Ese wowe Imana yahera kuki? Ese hari na duke ufite? Ariko njye menye mfite amakuru neza ko n'inyuma ya zera Imana ikora, ko n'inyuma ya zera Uwiteka aratabara. Umva nkubwire, nabonye Imana itabara. Haleluya. Nabonye Imana yambika, nabonye Imana igabura, nabonye Imana ikura ku biro 39 sha ikageza ku biro 80, ikageza ku biro 100, ikageza. Reka nkubwire, Imana irahisha, Imana ikuraho umwaka, Imana ikuraho igisuzuguriro. Nabonye Imana inkuraho umwaka, nabonye Imana inkuraho karande, nabonye Imana ishobora byose. Imana ishimwe.
ariko ijambo riratubwiye ngo abanyegiputa wabonye uyu munsi ngo ntabwo uzongera kubabona ukundi. ngo icyo usabwa ni ukwicecekera ugaceceka. wamara guceceka ukabwira Imana yonyine ibikugoye, ukayibwira ibikuruhije. umva uyu munsi hari abarimo kubaza Imana, bakayinginga Imana, Imana ikabasubiza, ariko harimo n'abarimo kubaza ibitavuga. hoye reka kubaza ibitavuga, reka kubaza ibitumva. umva reka guhanga amaso ku bitavuga, hanga amaso ku musaraba. ku musaraba biranagana. umva, ku musaraba imyambaro iranagana, ku musaraba ibiryo biranagana, ku musaraba ubuzima buriyo, ku musaraba hariyo byose. Yesu yarangije byose, kandi ikindi yatsindiye isoko ryo kukurengera ubwo yari mu gashyamba k'Igitsemani. Yesu ashimwe, yari arimo gushaka isoko ryo kukurengera. umva nkubwire, ageze ku musaraba arihangana, aterwa imisumari arihangana, yihanganira ibicumuro byacu, ibyaha byacu arabyikorera, arihangana. nta wundi wari kubishobora uretse umwana w'Imana, uretse igishyitsi cyo mu muryango wo kwa Dawidi, niwe wari kwihanganira ibyacu. Haleluya, haleluya. umva reka nkubwire, wikwiheba, wikwiganyira, wikumva ko ibyawe birangiye. reka bakubwira ngo birarangiye, nawe ngo wishyire mu murindi ngo ndapfuye birarangiye. hoya ntago birangiye, haracyari ibyiringiro. ku giti gitemwa kikongera kigashibuka. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. wongera wiyumvemo imbaraga, wongera wiyumvemo ibyiringiro. hari ijambo rijya rimfasha riri mu Nahumi ibice 2 guhera ku murongo wa mbere. hari ijambo rivuga ngo uvunagura, ngo azamukiye imbere yawe, ngo arinde inzira zawe, ngo ukenyere kandi ukomeze, ngo uyongeremo imbaraga y'ibyiringiro. ngo dore Uwiteka ngo arugaruye icyubahiro, ngo nk'uko yakigaruriye Yakobo. ngo ariko nubwo abanyazi bakunyaze, ngo bagakokora amashami y'inzabibu zawe. haleluya, haleluya, haleluya. birashoboka ko nawe Satani yaba yarakunyaze, akakunyaga umudendezo wo mu rugo rwawe, akakunyaga umudendezo wo mu rushako rwawe, kunyaga umudendezo w'umuryango wawe. ariko ngera wisubizemo ibyiringiro, wongere wiyumvemo ibyiringiro, wongere wumve ko agaruye icyubahiro mu rugo rwawe. haleluya, haleluya. ndafashijwe. wongere wumve yuko na nyuma ya zeru Uwiteka ajya akora. umugabo ashobora kuba yaragutaye, wongere wumve ko Uwiteka yagarura icyo cyubahiro. wongere wiyumve yuko izo nzabibu zawe Uwiteka yakongera akazibagara, umunezero wakongera ukagaruka iwawe. Imana yo mu ijuru nihimbazwe, Imana yo mu ijuru nishimwe. haleluya, haleluya. irindi jambo ry'Imana rikambwira ngo abayishaka Uwiteka bakamushakana umwete, uwo ngabo baramubona. wongere wiyumvemo imbaraga, wongere wiyumvemo imbaraga. buriya isake iyo ijya kubika irabanza ikibyiyumvamo, irikamufura. iyo ihagaze ahantu hamwe ikumva ntibijyamo, irimuka ikajya ahandi. yakumva bitajyamo, yashaka irurira ikajya no hejuru. yamara kubyiyumvamo rero irabika ikavuga ngo burya ndagahungu. haleluya. uyu munsi niwumva byanze, jya mu nzu y'Imana uyibwire. nurangiza kuyibwira, uyibwire uti Imana nanjye ndagushaka, nanjye hari uko numva nkukeneye. nahamagaye Imana ndayibwira ngo Mana hari uburyo ngushaka, ndambiwe agasuzuguro. Imana itanga amahoro. ushobora kujya gusaba umuntu amahoro ukumva yuko amahoro yayaguha, kandi nawe yarayabuze ntayafite. ariko Imana yacu itanga amahoro, Imana yacu itanga ubuzima. haleluya. Imana yacu itanga byose. ushobora kuba wumva ari ubuzima bwawe bukurambiye, ushobora kuba wumva ntaho wabona waruhukira, ariko uyu munsi Yesu afite uburuhukiro. Yesu afite uburuhukiro, Yesu afite amahoro. Imana yo mu ijuru nishimwe, Imana yo mu ijuru nihimbazwe. ushobora kuba wumva ibyawe birangiye, imyaka ufite itakikwemereye kubyara, ariko Yesu afite urubyaro. reka nkubwire, iyongeremo imbaraga y'ibyiringiro. reka Satani yakugutera ubwoba ko ibyawe birangiye, nawe nurangiza wihebe. oya, bwira Satani ati na nyuma ya zeru Uwiteka arakora. Imana iracyafite urubyaro, iracyafite kukugirira neza. icyo kigerageza ufite uyu munsi gifunitsemo ineza y'Imana. Ana yagize agacunaguzo ka Penina mukeba we, aramunyega ku mubyimba, yiyumva ko ari we mugore. ariko Ana ntigeze yiyumva ngo yumva acitse intege. yakomeje kwizera Imana, yumva yuko izamurengera, yumva byanga bikunda izamutabara. ariko igihe kigeze Uwiteka amuha umwana. haleluya. igisuzuguriro kimuvaho. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. haleluya.
Imana yo mu ijuru nihimbazwe. Abaduteza amatwi nagira ngo mbabwire ko Imana itabara, Imana itanga amahoro. Hari abanyegiputa wabonye, hari abo wahuye nabo, hari abo wahuye nabo uyu munsi, hari abo wahuye nabo mu minsi yashize, ariko uyu munsi Uwiteka arakubwiye ngo abanyegiputa wabonye uyu munsi ngo ntabwo uzongera kubabona ukundi. Iyongeremo ibyiringiro rero ko na nyuma ya zeru Uwiteka ajya atabara. Uwiteka arakomeza arakubwira ngo abanyegiputa wabonye ntuzongera kubabona ukundi. Ikindi Uwiteka gusabye harakubwiye ngo icecekere mu ntambara ufite uyu munsi. Umva nkubwire, nahuye n'intambara zitandukanye, mpura n'ibigeragezo bitandukanye. Umva narashonje ndabibona, ndaburara ndabibona, mburara rimwe mburara kabiri, ariko Imana yagiye ingirira neza, Imana yagiye intabara. Nabonye Imana yambika, nabonye Imana itabara. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ushobora kuba wumva ko byari birangiye, ariko yongeremo imbaraga y'ibyiringiro. Imana iratabara. Tugiye gusenga Imana, ngiye gusengana n'umuntu wumvaga wihebye, ngiye gusengana n'umuntu wumvaga birangiye, ningiye gusengana n'umuntu wumvaga ko ubuzima bwe bumucitse. Imana itanga ubuzima kandi itanga amahoro. Mana ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Nkushimiye kuri Imana izi byacu kandi uri Imana izi by'abantu bawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Nyemerera cyane uyu munsi, hari abaruhijwe kandi hari abihebye. Uri Imana imara umubabaro, narakubonye. Haleluya. Ayiwe zomene gerere data Kristo, narakubonye umara umubabaro, narakubonye Kristo w'Imana umara agahinda, narakubonye ibidashoboka ubishoboye. Izina ryawe nirihimbazwe. Shobora ibi byaba abagore bari baduteza amatwi, shobora ibyaba abagabo bari baduteza amatwi, shobora ibyaba abapfakazi babuze uko bagira, shobora ibyaba abamama. Ayiwe Uwiteka abona ko ibyaba birangiye. Ubaka izi ngo Mana zisenyutse. Mwami Imana nyiringo nakubonye unyubakira urugo, ubaka izi ngo data Imana. Ndaguhamagaye Uwiteka, kandi warambwiye ngo amagambo yawe naguma muri njyewe. Mwami Imana nyiringabo, Uwiteka nyiribihe, ngo kandi nzagusaba icyo nshaka cyose nzagihabwa. Nsabye izi ngo zaba abanyarwanda zisenyutse, nsabye ingo zaba abanyamahanga zisenyutse. Mwami Imana nyiringabo, ngaruye ineza yawe mu rugo, mu ngo zaba abantu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyemerera cyane ubagirire neza, kuko ijambo ryawe ritubwiye ngo abanyegiputa twabonye ntituzongera kubabona ukundi, ngo nitwicecekere. Nawe uje mu byacu, ngahoza mu byizi ngo rero uze mu byaba babyeyi, uze mu byabyeyi babuze urubyaro, uze mu by'abana bacu babuze uko bagira. Mwami Imana nyiringabo, uri Imana itanga amahoro, uri Imana itanga gutuza. Waturisha aba bana Satani yasabye, ariko urashoboye byose Mana. Ngo ngwino ubane natwe rero, kandi ukomeze gufasha iyi mitima yari ihungabanye ihumurizwe n'ijambo ryawe, kandi utera intambwe usanga aba bantu ubegere kuruta uko imyambaro bambaye ibegereye. Mwami Imana nyiribihe, narakubonye uwo wegereye arakomera, uwo wegereye arashisha, uwo wegereye aranezerwa, uwo wegereye araseka, uwo wegereye umubabaro urahunga, umwijima ugahunga, kuko narakubonye uri umucyo. Ngaho umucyo wawe nurasire abantu bari baduteza amatwi mu izina rya Yesu. Amen.